Are you sure about it? Abafatana bakajyana mu maroji mu mahoteli kugeza nawe bajyana mu cyumba cyo. Bashikisha utuntu tw'amafuta. Mwe mubivuga Harabahari. ngo baraye wabwirwa n'iki tutari wavanga ngo ujye mu bigo by'abasore. Muri primaire, muri secondaire hamwe na kaminuza. Ariko ninde ibona? Bitegera mu bice. Ntabwo twabyeretswe. Oh, bwoko bw'Imana. Muraho neza. Ese waba ufite ikibazo cyawo wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyawe byose? Igisubizo nta kindi, jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com. Ni website nziza wagurishirizaho cyangwa se waguriraho ibyo wifuza byose. Dufite byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya bigizwe n'imyaka, imbuto ndetse n'imboga. Harimo ibyo kwambara byaba iby'abana ndetse n'abakuru, ibikoresho bya electronique, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ububaji, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo muri salo ndetse n'ibindi byose wakifuza. Duhahirane.com, igisubizo cy'Abanyarwanda. Ndagira ngo mbasengere neza sha. None se kugira ngo dufate bisaba gukuramo imyenda. Yobu yaranuye ngo What? kwavuye mu nda ya mama twambaye ubusa, tuzasubira no mu nda y'isi twambaye ubusa. Wingira ikibazo cy'uko njya kugusengera nambaye ubusa mukozi w'Imana. Asubwo nk'ubwo uri kwigira ibiki. Umva rero nge ndabona ibintu bya rubu gukora. Ubwo rero nge nditaye musigare musenga. Umva naguteza Imana. Naguteza Imana ibyakora nka bya bindi byabaye kuri Farawo. Ubwo yinangiye kohereza ubwako bw'Imana i Kanani. Birutare kuva igihugu cyose. Abantu bakarwara ibibembe. Naguteza ibibembe. Ese ubundi nimba iticaye na pasiteri byo mu ko dusengera. Ni ngombwa ko dusengera kuri matera Dodoma na Rwanda Fom. Biriya bintu byo gusengera ku misambi, biriya bintu byo gusengera ku mikeka ntabwo bigezweho, byaranarona. Ubu turi muri digitale, hena gusengera. Ubu ni kwiyumva mu mwuka w'Imana ubwira ngo dutangire kwiragiza Imana iki gihe. Kandi You think say they white? ngo mukuramo imyenda basengera mwabo. You will move out of this house. Wako w'imyoza. Nese Imana yimva nambaye ubusa. Ubwo nibwo buryo bwiza bugezweho muri digitale. Tugomba gusenga dukozanya imibiri body to body nk'abari gukora massage. Hallelujah. Ticha nanjye ndi gufashwa. What? Jesus is Lord. You play. Say they white. Ndabona ibintu watangiye kubisamo neza. Banzo nyishyure. Wibanze ufashe tubatungurire fresh, nitumara kubatungurira fresh, babyumva icyo nshaka ni kirakirya cyo ku ruhande shakira giteretse nk'igisabo. Asa nunzi ticha tugomba kubikora kandi arabyemera. Ikibazo icyo nshaka. Urayama cyangwa urashaka ngahise. nawe urangenera inkingu reba kiriya gisabo ariko ndi bube nkumishe. Aho cyajya mikiga sinya 6 naragihinze naragishakishije amajoro ndakibuza. Ukuntu buriya baba kiriya cyana harenze abasore baza baparika amavete n'amatoyota baje kukireba. Ngame icyo gitanu ubundi bindi turabikora. Reka sha 5,000 ni meke. Ubwo si 5,000 niyakura ku mushara 55 memba. Urumva hadasigara 50 byonyine. Nyine kugura kawunga k'abana, nyine kugura ubugari bw'abana ndetse n'indagara z'abana. Ibyo by'indagara kawunga n'ubugari ntabwo bindeba. Cyo nshaka ni amafaranga hanyuma nanjye ngagukorera. Mwese watse ngwa 2,500. 2,500 ariko kubera iki? Reba ariko kiriya cyane.
ubundi uri kukibona urama amafaranga cyangwa na manecumi. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. It was at this moment that he knew. Kondisi. Umva bya bindengera ko bipfutse. Turamuka utabaye. Ese ubundi twicumba. Nongera n'umwere kuko biri ndi na sebe. Kuri biology nzakongeraho amanota 10. Kugisha ukuri. Ariko itonde. Ukigira ko birangira kuri wenyine ko ntabwo naguhereza inoti yanjye ya 5. Kuri wenyine nawe biraba. Guki. Ibiki kandi bibera tugenda urabyibone byibone habaye imiki biri uko bimeze ni gute umuntu w'umudiregiteri niba ari umudiregiteri niba ari umwarimu ntibindeba akifata agashuka abanyeshuri namwe mukirwa mwicaye ahanga muzika n'abakazi yasha tuba turi mu mutekano ducuga umutekano hirya no hino ariko ntabwo narimbizi ko byo byabaye umutekano w'ikigo asaba ko mutawucunga ngo kandi musigase n'abanyeshuri ubuzi binagiye kubakora. Okay, guhera uyu munsi polisi turabihagurutse. Tugende ujye kunyereka ibibazo byari biri. Tugende. Akasitaye twari. Nk'abari abafatana bakabajyana mu marogi mu mahoteli kugeza n'abo bajyana mu cyumba cyo. Barimo bashikisha utuntu tw'amafuta. Mwe mubivuga Harabahari. ngo barari wabibwirwa n'iki tutari wavanga ngo ugere mu bigo by'abasore. Muri primaire, muri secondaire hamwe na kaminuza. Ni nk'ari bo bose. Okay, nk'abagenza cyaha cyambere tugiye guhaguruka tujye kureba uko bimeze icyaha nyine bakora tubigenze nyine tubafate tubahane hari ikibisi ako ngiye tukirahanga munyemerere ko umwarimu muramufunga. Umwarimu turamufunga ngo n'imfunguzo tuzishukunye tugende. Zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana Aiwe. agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana Aiwe. Zakagendana. agakiza k'Imana we zakagendana. Aiwe. Mujye mubyinira Imana. Haleluya. Kuko nimba yaraguhaye amabuno ugomba kubyina uyatigisa. Ukabyina uyatigisa. Bikagaragara ko mujya kuyabyinisha mu kabara. Zakagendana. Guma. Umva natamukobwa. Imana irimana ukivugana nanjye. Uzatsinda sinyasix ni Imana utirabyivugira. Iyo biology ubona ko yaraniranye. Imana irabikora rata. Iyo chemistry. Mate Imana yigereyeyo iravuze ngo ngewe umwana wanjye nzamurera. Oh. Iyo biology. Iyo mibare yakunaniye. Urayitsinze. Wayitwa Imana yitwa ndiho. Uwo mwana ari. Negera gusiga Negera tica gusiga amavuta. Haleluya. Iyo biology sha. Haleluya Yesu. Iyo mibare. Imana ibyivugiye. Ni Imana ibyivugiye irahiriye. Ngubu. Nuri kuruhande ndabo. Oya. Ni Imana yabivuze mwe. Esho. Haleluya. Pukama. Oya napfukamye tica. Pukama. Imana yabimbwiye utarabivuga. Vuga tica. Oh tica. Yesu. N'uyu nawe niyo. Inyinyini. Injiji. Imana yari yabimbwiye haleluya. Yo shalabasa. Shemusa urugomba kwita Imana. Ikorere. Iravuze ngo Afite uburwayi bw'umunwa. Nawe uriyo. inyise nyine. Injiji. Ariko ninde ibona. Twitagera mu bice. bice. Ntabwo twabyeretswe. Bwoko bw'Imana. Gumamo. Bwoko bw'Imana. Gumamo mukozi w'Imana.
mama hari akarimbo kari kumfasha hari akarimbo kari kumfasha muri iki gihembwe gatere tukarira hari akarimbo kari kumfasha muri iki gihembwe kera ndagira ngo nawe kagufasha iyo mibare na biyoroji n'umwaka bizugo sinabishobora iyo mibare na biyoroji n'umwaka bizugo sinabishobora abishobora iyo mibare na biyoroji n'umwaka bizugo ohereza n'icaka bezo Yeah, what I am doing. niba gakwiye gutoza abantu uburere none nibyo ngibyo urimo gukora nkaho utabatoje ikinyabupfura wabazanye abantu bazana mu cyumba aho ngaho urimo urashaka kubasambanya se niba bancutse abarimu se barabashuka abanyeshuri bagushutse muri so n'abanyeshuri usingwe kubaho uburere n'indi sohoka vuba n'abandi barimo babirebere ndakumenjagiramo amasasu umva fanda abana b'abanyarwanda bakeneye uburere bwiza ikindi kandi bakeneye n'abantu babatoza kugira umuco rero abarimu b'ibicucu nk'aba ngaba sinarwishira icyaha cye kuko asanzwe abikora rero naramubabariye ngo ndebe ko yagira n'ikintu yihana ariko ubu ngubu njyewe ndamureze nimushaka mumufungire hehe sinkimwitaye kuko nta kintu bamagikura ahangaha ndavuze ngo mumufunge nimutamufunga namwe birabagiraho ingaruka umva so na nyoko ntabwo bazamenya aho wafungiwe ku buryo n'abandi barimo nkawe bagenda bafata abana b'abanyeshuri bakabajyana mu mageto mu marogi bakabajyana mu mahoteli bakajya kubakora ibyamfura mbi babasambanya ku buryo nabo babiboneraho isomo ndagufunga ngo bamfungera bakujyana n'injyana ari ukugufunga no kukwica urahitamo iki ni mu nyicaro muri ingesi pfa nyiraho yapfuye